Muraho turabasuhuza nanone nk'uko mumaze kubimenyera, iki ni ikiganiro cy'amategeko kandi tumaze iminsi tuganira ku muntu. Ubushize twavuze ku muntu uwo ari we, dukurikizaho ku birebana n'ivuka ry'umuntu. Uyu munsi tugiye kureba umuntu wasamwe, umwana wasamwe, uburenganzira afite mu mategeko. Turifashisha nanone itegeko rigenga umuntu n'umuryango. Nk'uko twabibonye mu kiganiro kibanziriza iki kandi nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga, umuntu agira ubuzima gatozi mu buryo bwuzuye kandi budashidikanywaho ari uko amaze kuvuka kandi akavuka ari muzima. Ariko nanone amategeko ateganya ko umuntu ashobora kugira ubuzima gatozi mu bihe bimwe na bimwe guhera agisamwa mu nda ya nyina, bityo akaba nawe ashobora kugira ubuzima gatozi kuva agisamwa mu gihe cyose biri mu nyungu ze. Apfa kuvuka ari muzima. Iri jambo turisubiramo buri gihe kugira ngo umuntu wasamwe, umwana wasamwe agire ubuzima gatozi ku bintu biri mu nyungu ze, nuko avuka kandi akavuka ari muzima. Ibi tubisanga mu ngingo ya 10 y'itegeko ry'umuryango aho rigira riti: umwana wasamwe afite uburenganzira mbonezamubano bwemererwa buri muntu, apfa gusa kuvuka ari muzima. Umwana wasamwe afatwa nk'uwavutse igihe cyose hagamijwe inyungu ze. Dusesenguye ibiteganywa n'iyi ngingo, turasanga ibisabwa kugira ngo uwasamwe yemererwe mu rwego rw'amategeko kugira ubuzima gatozi nk'ubw'umuntu wavutse. Hasabwa ibintu bitatu by'ingenzi, ari byo ibi bikurikira. Icya mbere, kuba hari umwana wasamwe hemezwa n'iki ko uwo mwana yari yarasamwe ku itariki runaka. Icya kabiri, kuba uwo mwana azavuka ari muzima, ni ukuvuga ngo uwo mwana bazamutegereza kugeza avutse ariko avuka ari muzima. Kuba igikorwa runaka kiri mu nyungu ze, ntabwo uwo mwana ibitari mu nyungu ze bizaba bimureba. Icyo gihe twabibonye no mu kiganiro cy'ubushize. Hari ikintu kimwe cyitonderwa kitavugwa mu mategeko y'u Rwanda ariko dusanga mu mategeko y'ahandi. Mu bindi bihugu banongeraho ngo umwana apfa kuvuka ari muzima kandi ashobora kubaho. Bivuga mu Gifaransa, l'enfant doit naître vivant et viable. Agomba kuvuka ari muzima kandi bigaragara ko azabaho. Ibi bisobanura ko akivuka bigomba kuba bigaragarira abaganga ko umwana azabaho. Muri make ntagomba kuba ari wa mwana abaganga bemeza ko nubwo yavutse atazabaho bitewe n'ikibazo runaka cy'ubuzima yavukanye. Rero mu Rwanda umushingamategeko we ntacyo yabyongereyeho. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro natwe ntacyo tuza kubivugaho kubirebana n'umwana ngo kuba yavutse ari muzima, ibyo turabivuga, ariko kuba agomba no kubaho byo ntacyo tubivugaho. Kuba rero umwana yarasamwe, ese tubwirwa n'iki ko umwana yasamwe? Aha igikenewe ni ukumenya igihe nyacyo umwana yasamiwe kugira ngo igikorwa runaka kimufitiye inyungu acyemererwe cyangwa kibe kimwitiriwe. Mu gihe ataravuka acyemererwe cyangwa tukimwitirire, wenda ni ukuzungura, abe abikiwe ibirebana n'izungura mu gihe hategerejwe ko avuka. Ibyo bihe byo kumenya ngo umwana runaka yasamwe ryari, ibyo byose biteganywa n'amategeko mu ngingo zikurikira tugiye kureba. Ariko aha naho ushobora kwibaza mbere y'ibindi byose uti, kumenya igihe nyacyo umwana yasamiweho byo byaba bimaze iki? Ibi bifite akamaro cyane. Twavuga nko mu gihe umugabo apfuye ariko hagakekwa ko yaba yarasize ateye umugore we inda. Ese mu rwego rw'amategeko ni iki cyakwemeza ko iyo nda atwite, uwo mugore atwite yayisigiwe na nyakwigendera? Ni iki cyatwereka ko atahitewe n'undi nyuma y'urupfu rw'umugabo we? Turebe icyo amategeko abivugaho. Hemerwa ko umwana uvutse nyuma y'iminsi 180 yishyingirwa cyangwa mu gihe cy'iminsi 300 ishyingirwa risheshwe aba yarasamwe mu gihe abashyingiranywe babanaga. Ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo babana, hakaba hari umwana wavutse bamaranye amezi 6 nyuma y'iminsi 180. Abantu bakoze ubukwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, umugore abyaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Icyo gihe uwo mwana nuwe, kuko uwo mwana arengeje, bamaranye igihe kirenze iminsi 180. Tuvuge rero barabanye ariko baratandukanye, umugore aje kubyara nyuma. Ese tuzabwirwa n'iki ko iyo nda ari umugabo yamusigiye bataratandukana? Icyo gihe habarwa iminsi 300. Niba umuntu amaze amezi 10, iminsi 300 atandukanye n'uwo bashakanye akaza kubyara, ntabwo uwo mwana yaba ari uwa wa mugabo wa mbere.
nk'uko ubushakashatsi butandukanye bubigaragaza. Abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi bagaragaza ko umwana ashobora kuvuka hagati y'iminsi 180, ni ukuvuga nyuma y'amezi 6 n'iminsi 300. Ni ukuvuga ngo amezi 10 umwana asamwe. Twongere dunonosore rwa rugero twari tuvuze, umwana wavuka mu rugo rw'abageni bamaranye iminsi 185, ni ukuvuga ngo irenze ya minsi 180, ni igihe kirenze amezi 6. Nyuma yo gushyingiranwa kandi babana, ntabwo umugabo yakwanga umwana ngo avuge ko umugore we yaje atwite. Nanone nta mugabo wakwihakana umwana wabyawe mu rugo rwe babanaga n'umugore we ariko hashize iminsi 185 gusa batandukanye, kuko twabonye ko kugira ngo uvuge ko umwana atari uw'umugore mwabanaga mutandukanye, ni uko yaba yamubyaye nyuma y'iminsi 300 mutandukanye. None yamubyaye nyuma y'iminsi 185 gusa mutandukanye. Ibyo bisobanura ko iyo nda ari wowe wayimusigiye. Cyakora umugabo ashobora kwihakana uwo mwana mu gihe yaba yavutse hatarashira iminsi 180 bashyingiranwe, urugero nk'iminsi 150, amezi 5. Ushyingiranwe wa musore we utwumva, wa mugabo utwumva, ushyingiranwe n'umugore nyuma y'amezi 5 gusa akabyara. Dukurikije icyo amategeko ateganya, mu mezi 5 nta mwana waba avutse keretse waramuteye inda imbere. Iyo yaba ari impamvu yo kugaragaza ko umwana atari uwawe. Ibi byaba bisobanura ko mu mezi 5 gusa abantu bamaranye ataba ari bwo yamuteye inda ngo n'umwana abe yavutse, keretse ahari umugore nanone ashoboye gutanga ibindi bimenyetso yemeza ko iyo nda yayitewe mbere y'uko babana ku buryo bwemewe n'amategeko. N'ibindi bimenyetso birashoboka. Umugabo nanone yakwihakana umwana wavutse mu gihe yaba yavutse nyuma y'iminsi 300. Ibi twari twabivuze. Niba ari uko bimeze rero, birumvikana ko abamaranye igihe kinini babana hakagira umwana uvuka mu rugo. Aha twavugaga abatandukanye, tukavuga abagishyingiranwa, tuvuge nk'abantu bamaranye imyaka 10 muri urwo rugo hakavukamo umwana. Ntabwo umugabo yamwihakana rwose, kuko ntabwo bigomba gushidikanywaho no kwibazwaho byinshi ko umwana wavutse muri urwo rugo atari uw'umugabo, kuko nk'uko amategeko abiteganya, umwana wavutse mu rugo aba ari umwana w'umugabo wa nyina. Ibi tubisanga mu ngingo ya 256 y'itegeko ry'umuryango, aho rigira riti: umwana wese uvutse ku bashyingiranwe mu gihe babana nta wundi wakwitwa se uretse umugabo wa nyina. Ni ukuvuga ngo abana bavuka mu ngo z'abashyingiranwe ba se baba ari abagabo bo muri urwo rugo, ni abagabo ba ba nyina. Yaba yaraguciye inyuma cyangwa ataraguciye inyuma, imbere y'amategeko uwo mwana uba uri se, keretse ushoboye gutanga ibindi bimenyetso. Icyo cyari icya mbere, kuba hari umwana wasamwe nibwo abona buriya burenganzira. Icya kabiri ni uko uwo mwana agomba kuvuka ari muzima. Ibi birumvikana cyane. Niba ubusanzwe ubuzima gatozi butangirana nuko nyirabwo yavutse, kugira ngo rero hemerwe ko umwana wasamwe nawe azagira ubwo buzima gatozi kandi buhere ku itariki yasamiweho, ni ngombwa ko abanza akavuka, kandi akavuka ari muzima. Byumvikane neza ko umuntu wamaze kuvuka kandi ari muzima ari we ugira ubuzima gatozi. Inda itaravuka cyangwa se umwana wasamwe izigamirwa ubuzima gatozi ikazabuhabwa nyabwo uwo muntu yavutse, akabubona nyabyo uwo muntu yavutse. Turatanga urugero, umwana avutse ise atakiriho azamuzungura kimwe n'abandi bana bariho ubwo ise yapfaga, kuko umuntu azungurwa akimara gupfa, kandi uyu mwana wavutse nyuma y'urupfu rwe yari yarasamwe ise akiriho. Muri make ni umwana we mu buryo bwuzuye. Ariko uyu mwana wasamwe akavuka, aramutse asamwe akavuka se atakiriho, nawe akavuka apfuye cyangwa agapfa akimara kuvuka, nta buzima gatozi afite, bityo nta nubwo ashobora kujya ku rutonde rw'abazungura ba nyakwigendera. Turebe agace ka gatatu, ari nako ka nyuma. Icya mbere ni uko umwana agomba kuba yasamwe, ikindi akavuka ari muzima, kandi ibikorwa bimukorerwa bikaba biri mu nyungu ze. Twibutse ko amategeko ateganya ko umwana wasamwe afatwa nk'uwavutse igihe cyose hagamijwe inyungu ze.
Ibi bisobanura ko igihe cyose hari igikorwa runaka kiri mu nyungu ze cyabayeho yarasamwe ariko ataravuka, iyo amaze kuvuka akigiraho uburenganzira, ariko ko iyo kitamufitiye inyungu ntacyo abazwa. Kugira ngo ibi tubyumve neza, twareba ingero z'aho umwana wasamwe amategeko amuteganyiriza ibintu runaka kubera inyungu ze. Izo ngero ni nk'izi: umwana wasamwe avutse agasanga ise atakiriho yarasize imyenda myinshi kuruta umutungo afite, uyu mwana kwishyura iyi myenda ntabwo bimureba. Umwana wasamwe afite uburenganzira bwo guhabwa umurage n'ubwo kuzungura nk'abandi bana bariho ubwo byakorwaga, nubwo we yari ataravuka. Aha byumvikane neza, ni ukuvuga ngo umwana afite uburenganzira bwo kuzungura, afite uburenganzira bwo guhabwa umurage nk'abandi bana bariho igihe se yari akiriho nubwo we yari ataravuka. Umwana wasamwe afite uburenganzira bwo guhabwa impano. Umwana wasamwe afite uburenganzira bwo guhabwa impozamarira nko mu gihe se umubyara yaguye mu mpanuka yo mu muhanda kandi we ataravuka. Umwana wasamwe afite uburenganzira ku nyungu zikomoka ku bwishingizi bw'ubuzima, ubwiteganyirize bw'abakozi n'ibindi. Ariko twibukiranye, kugira ngo ibi byose bibe nuko aba yavutse ari muzima. Nanone kugira ngo turusheho kubyumva, reka twifashishe ibyemezo binyuranye byagiye bifatwa n'inkiko. Ariko kuko mu Rwanda ubushakashatsi twakoze tutashoboye kubona ku buryo bworoshye imanza cyangwa ubushakashatsi bwakozwe n'Abanyarwanda bwanditse ku birebana n'iyi ngingo tuvugaho, turagerageza kwifashisha ingero zo mu Bufaransa. Turifashisha cyane cyane urubuga rwa interinete rwitwa pamplemousse-magazine.co. Turahera ku cyemezo cy'aho umwana wasamwe atemerewe ubuzima gatozi bitewe n'impamvu urwo rukiko rwasobanuye, hanyuma turebe naho inkiko zemeje ko umwana wasamwe afite ubuzima gatozi. Reka duhere aho inkiko zibihakana. Urukiko rusesa imanza, la Cour de Cassation, ku wa 10 Ukuboza 1985, mu rubanza rw'umugore wakuyemo inda bitewe n'impanuka yo mu muhanda. Aha birashaka kuvuga umugore wagize impanuka, noneho iyo mpanuka igatuma inda ye ivamo. Urukiko rwavuze ko umwana wasamwe kandi ataravuka, ni ukuvuga ngo iyo nda atafatwa nk'umuntu wishwe ku buryo butagambiriwe. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo habaye impanuka umuntu agapfa, umushoferi cyangwa icyateye iyo mpanuka ntabwo bafatwa ko yishwe umuntu abigambiriye cyangwa abishaka, bifatwa ko uwo muntu yishe umuntu atabishaka, aribyo byitwa amategeko homicide involontaire. Aha rero ntabwo umugore wagize impanuka, iyo mpanuka igatuma inda yari atwite ivamo, ntabwo iyo nda ifatwa nk'umuntu kuko nta buzima gatozi aba afite. Aha ngaha urukiko rwemeje ko mu by'ukuri uwo muntu ntabwo ari umuntu wapfuye, kuko yavutse igihe kitageze kandi ntabwo yavutse ari muzima. Ntiyavutse ari muzima, byatewe n'impanuka, ariko yavutse apfuye. Bityo rero nta buzima gatozi afite, kuko ubuzima gatozi buhabwa umwana wasamwe ariko akavuka ari muzima. Aha rero turebe ingero z'aho urukiko rwemeza ubuzima gatozi bw'umwana wasamwe. Urugero rwa mbere: urukiko rusesa imanza urugereko rwa kabiri rw'imbonezamubano ku wa 14 Ukuboza 2017, aho turi mu Bufaransa, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, mu rubanza rurebana n'umugabo waguye mu mpanuka yo mu muhanda. Umugore we yasabye impozamarira ze ku giti cye n'iz'abana yabyaranye na nyakwigendera, harimo n'uwo yari atwite ariko wari utaravuka ubwo se yapfaga azize iyo mpanuka. Aha bisobanura ko uyu mugore yajya gusaba impozamarira z'umugabo we, akaba agomba kuzihabwa we n'abana be. Muri abo bana be harimo umwe yari atwite ubwo umugabo we yitabaga Imana. Urukiko rwahaye agaciro ihame ry'uko umwana wasamwe nawe afite ubuzima gatozi, maze rwemeza ko umwana wari utaravuka ubwo se yahitanwaga n'impanuka yo mu muhanda afite uburenganzira bwo guhabwa impozamarira, ngo kuko nawe azabaho igihe cyose atabona se umubyara. Uwo nawe yarababaye nubwo byabaye ataravuka. Urugero rwa kabiri: urukiko rusesa imanza urugereko mpanabyaha, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, nanone mu Bufaransa. Ibi birajya gusa n'ibyo hejuru, kuko aha naho mu rubanza rurebana n'impanuka yo mu muhanda yahitanye umugabo bitewe n'umushoferi watwaraga imodoka ku muvuduko wo hejuru kandi yasinze, bityo urukiko rumuhamya icyaha cyo kwica umuntu atabigambiriye.
Ibi umugore wa nyakwigendera yabishingiyeho asaba impozamarira ze bwite ndetse n'iz'umwana wabo wavutse nyuma y'ibyumweru bike ise apfuye azize iyo mpanuka. Aho urukiko rwemeje ko uwo mwana nawe ahabwa impozamarira. Izi ngero ni izidufasha kubyumva, ariko turakomeza turebe n'izindi ngero zigaragaza uburyo umwana wasamwe agira ubuzima gatozi. Turakomeza twifashishe ibyanditswe n'urubuga rwa internet pamplemousse-magazine.com twabonye haruguru. Uru rugero rurebana na filime Titanic. Abankurikiye wenda abantu bakuru ho gato kuba bazi iyi filime ya Titanic. Murabizi ko Titanic bwari ubwato bwakoze impanuka. Aha rero byagenze bite? Nk'uko bivugwa muri iyo filime, bitewe n'irohama ry'ubwato bwa Titanic mu nyanja, umuherwe ni ukuvuga umumiliyarderi uzwi cyane witwa John Jacob Astor wa kane yaguye muri iyo mpanuka, ariko umugore we wari utwite we yarokotse iyo mpanuka, ndetse nyuma y'amezi 4 aza kubyara umwana bamwita John Jacob Astor 6. Ni ukuvuga ise yari Jacob Astor wa kane, uyu we ni wa gatandatu. Ubwo hari muri Kanama 1912. Uyu mwana yaje kuzungura se hashingiwe kuri rya hame ry'uko umwana wasamwe afatwa nk'uwavutse iyo biri mu nyungu ze. Aha byumvikane ni ukuvuga ngo uyu mugabo yaguye mu mpanuka y'ubwato ya Titanic, asiga umugore we atwite warayirokoka, nyuma y'amezi make abyara umwana. Uwo mwana rero nawe yazunguye se, kuko ise yari umuherwe ariko apfa uwo mwana yarasamwe. Uyu mwana yaje guhabwa agatubutse cyane, urumva n'umwana w'umuherwe, kuko yahawe amafaranga angana n'ayahawe mushiki we mukuru. Ariko iyi nkuru ivuga ko gusa uwo mwana atahawe angana n'aya mukuru we witwa Vincent Astor, kuko we yabonye umurage ufite agaciro kangana n'amadolari y'Amerika miliyari 2. Abandi ntabwo bavuga ngo bahawe angahe. Urugero rwa nyuma rudufasha kumva iri hame ry'uko umwana wasamwe aba afite ubuzima gatozi, aba afite uburenganzira nk'ubwo abandi bana bavutse mbere ye, apfa kuba gusa avutse ari muzima. Hari umuntu witwa Jean Ier de France, ni umwami wo mu Bufaransa. Turumva ibye, bamwita Le Posthume, ni akabyiniro bamwise, murumva impamvu baje kubimwita hasi. Uyu mwana yagabanye ubwami ataravuka. Ushobora kwibaza uti byagenze bite? Se umubyara Louis Ier, umwami w'Ubufaransa, we wavutse ku itariki 4 Ukwakira 1289 i Paris. Yaje gupfa ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 1316. Yapfuye umugore we atwite umwana we w'umuhungu waje kwitwa Jean Ier bita Le Posthume. Aha mbasubiriyemo, ni ukuvuga ngo uyu mugabo witwa Louis Ier, umwami w'Ubufaransa, yapfuye asize ateye umugore we inda. Uwo mwana bategereje ko avuka. Uwo mwana niwe wagombaga kuba umwami w'Ubufaransa, kuko amateka ubushakashatsi twakoze bigaragaza ko uyu mwami nta wundi mwana yari afite. Bategereza ko azavuka ari umuhungu. Igihe kigeze koko aravuka, ahita aba umwami ako kanya. Bitewe rero nuko ise yapfuye, uyu yarasamwe, hubahirijwe ihame ry'uko umwana wasamwe afatwa nk'uwavutse iyo biri mu nyungu ze. Murumva kuba umwami byari mu nyungu z'uyu mwana, yahise aba umwami. Gusa nk'uko bivuga, uyu mwana yabaye umwami iminsi 5 yonyine, kuko yapfuye nyuma y'iminsi 5 avutse. Aha mushobora kwibaza, umwana wavutse agapfa nyuma y'iminsi 5. Twabonye haruguru ko iyo avutse akivuka aba afite ubuzima gatozi, apfa kuvuka ari muzima. Aha naho uyu mwana yavutse ari muzima, ahita aba umwami mu gihe cy'iminsi 5, arongera arapfa. Mu magambo make ni uko bimeze. Ushobora kuba mufite ingero nyinshi, izo muzi, ibyababayeho, biri muri sosiyete muri rusange. Namwe muramutse hari izindi ngero muzi zirebana n'ibi ngibi, mwabidusangiza. Naho ubutaha, njye nari Kayigi Kajuga Leon, murakoze. Naho ubutaha.